somaho gajyohe iyi ni hano rero ubwo banterekera urwa gatambira ka rutungana njye naziburaga umuhe ntabwo naterekeraga dorera igihe ntikiragera cyo ibyo nibyo bizakugora cyangwa nirara abanyarwanda ariko rero bati inzoga n'ifu ikanyobwa n'indi utemba manuka abayiwe ngakunda kuri imfu ruganga rutanga rw'amaboko nshuti nk'amaguru muriho imana y'u Rwanda ihorana nawe imana y'u Rwanda ihorana nawe ndagusura ariko ngusuye mu masaha meza wamaze rwose kandi wagize ibigirwa n'ubundi ni ko imfura zibigenza kera sogokuru bitaga yitwaga kivumu cyugamisha abanyamahita bitajya akanyagirwa inyuma akagira muri umuntu wabitaga rugamba rutagamburuzwa ku rugamba ni naho ikivugo cyawe kiva ubwo abantu bamenye uko kwivuga biza ntabwo umuntu ahimba ibyo abonye cyane biba bifite imvano akagira n'undi bitaga rukera rukesha igitaramo yavunura rero mu masaha nk'aya akabatumaho umwana bakaza bakaganira ati genda umbwirire nawe ambwirire ati banguka inkera irahinda neza bakinikiza uzi ko ari aho iyo mbyino iva cyane mu muco rero birasanzwe abantu baratarama ariko kandi bafite icyo baganirira bataramiyo yego ntabwo bahuzwa n'inzoga gusa oya mwari murahari oya nta nubwo abantu bapfa kunywa inzoga dukebura abantu banywa inzoga uko babonye burya inzoga igira niyo urubanza igira impamvu umuntu mu kinyarwanda wamuhaga inzoga akakubaza ati iyi nzoga ni iyiki ni iya rubanza ki ko mbonye untuye iraryoshye ariko se ni iya rubanza ki kuko unyoye inzoga uba ufite icyo ugomba kubazwa kuri yo cyane ubwo urumva ko uba ugomba kuyinywana umutima ishyuka rero ubwo abantu bumve ko ntabwo ari ugupfa kunywa turabasuye hano mu bicumbi bikwiye ko igihugu kigera ahantu cyigisha abantu kunywa gakeya kunywa mu rugero tumworese bakabiburira n'inyito bakabitira ngo ni ugushaka kugira ntabwo mbikunda pe mujye mumenya kwimana nk'imfura ntimugashake kugora igihugu cyanyu kandi ntacyo kitabahaye si nk'ibyo byose none rero nanjye ndakwishimiye mwene imana ngongo mu bataramyi imana y'u Rwanda ihorana nawe murakoze cyane nguhaye ikaze rero usanze tugeze igihe cy'amatarama kuri muganga rutanga rw'amaboko TV mbonereho mbwire n'abadukurikiye kuri muganga rutanga rw'amaboko TV nanabaramutsa cyane imana y'u Rwanda ihorana namwe mufashe twakire ingongo mu bataramyi shimiye imana turiyakiye natwe shimiye imana bundi ntabwo nkunda guterekera abazimu b'ishyanga ariko ngira ngo hari akazina kamenyekanye k'ishyanga ni sirasi w'ibitsinda nabitsinze ndimandwa ariko nshimiye imana sirasi iryo zina bararizi mu gitaramo n'abatarizi barimenye rwose barimenye bitwaye iki nkakunze kumenya kwishongora kandi ufite impamvu barimenye kuri televiziyo y'igihugu ndagukeje rero nanjye hano kuri muganga rutanga rw'amaboko TV abantu bazi igitaramo kuri televiziyo Rwanda bazi ko dutaramana kenshi twataramanye kenshi ubu rero naha dufite umugisha wo kugira ngo dutaramane ni umugisha rero impande zombi uko wambwira guti ko mugira igitaramo hano kuki tutataramana nanjye ntariko kandi nk'ingongo mu bataramye nanjye se nabura nte gutaramana nawe kandi usanze n'igitaramo kinikije rwose none rero na mbere ni wowe uyobora igitaramo rwose hanyuma dushoza igitaramo cyane kansome nanjye nze mwiriweho bene imana uraho shimiye imana eze nkubaze mbere yuko dusohoza abadukurikiye urambaza nkagusubiza pe hasi no hejuru ko numva atari hamwe kandi igicuma nkora oya hasi ni iki hejuru ni iki hejuru hasi ni iki ntabwo ndabimenya neza ko numva itandukaniro wowe none se warashoye mvange se akarusake yavuze itereka ndashye ndeba kari munsi urumva buryo uko byatangiye nyamuneka uko byatangiye ibyihorere amata avuga ko yabagura nzi ibyo nkora burya ngo ugire ibyazi noneho rero ubu byatangiye burya rwari urukwavu bakame na rusake noneho bakame ibwira rusake itari kose
Rusake wowe koko ubaho tutaramira hehe? Ati burya jyewe rero rwose nkunda akaboga. Abadukurikiye barabyumva. Ariko ntabwo gapfa kuboneka. Iwacu rero haboneka amazi yo kunywa, hakabona akaboga. Kandi urabona burya Rusake nayo iyo yakiwe biba bikomeye cyane. Bakamerera yibwira iti iwacu byose biba bihari. Ati cyane cyane akaboga. Kuko urabona buriya za Rusake zigenda zigira, turaza kubigarukaho. Rusake iti none se kutanjyanyeyo baka kandi umbwira ngo turi inshuti. Ubushuti bwanyu nawe bushingiye kuki? Utarajyanye kwa sobukwe ngo menye ukuntu bimeze. Buriya giye bo kwa data bukwe ahantu nashatse. Ni ukuvuga ngo inyama ni munange. Ni ngwino urebe biba bihari. Rusake iti naracitswe. Uti noneho rero niwongera kugira undi munsi urizina, kuko burya iminsi y'Abanyarwanda yibirizina ntabwo ari gupfa kugenda gusa. No kunywa inzoga uku ntabwo ari gupfa kunywa. Inzoga ibifite icyayibanjirije. Impamvu nshuti yanjye kora. Inzoga ni yarubanza ki? Ni yarubanza ki? Iyi rero ni igitaramo somaho gajyo. Turatarana. Sibyo? Nyir'urugo yateye niyo umushyitsi ikiriza kananye. Uramubonye ariko ko ari umutarami. Kananye nyencu gusa. Ni mureke abakurikiye Muganga Rutanga rw'Amaboko TV twakire umutaramyi ingongo mu bataramye. Nshimiye Imana. Sirase naryohera itsinda none se ko ibyo ni ibyawe. Bagira ngo ngihakane. Nge sinterekera abazimu bishyanga ariko mwamumenye kuri ayo mazina yombi. Noneho rero Rusake iti noneho niwongera kuvunyisha ukagira impamvu ituma ujya kwa sobukwe, kuko burya bakwe mudukurikiye ntabwo umuntu apfa kujya kwa sebukwe. Ibyo tubyumvikaneho. Tuzangiye akara. Niyo waba ufite icyo haronka, niyo waba urigendereza. Buriya na sobukwe nawe ntagapfa sibyo? Burya kirazira ba sebukwe Abanyarwanda icyo bazi n'abakwe ba nyirabukwe n'abakwe bitaguhena amaboko. Ntumva ubwo bumva barumva. Bumva bumvise ubwo ni Ruganzu. Be bumva mumvise numvise Nyagasani ubwo ni umugaragu wa Ruganzu. Ati wumvise iki? None ko wumvise ngize ngo iki? Ati ugize ngo nigira ntyananya akamenya icyo amubwira atararushya kivuga. Uwo rero niwo muntu w'umutima. Uwo ni umugaragu mwiza sha. Bava hese umufite ambwire nzamusomya kuri inzoga. Wayumvise ariko kuri umutarami irengetse. Irengetse. Ntabwo ntangi nka sindi umwami. Sindi n'umukuru rubereye mu ruharo. Yewe. Ariko nka Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda. Rwose uzamenya icyo ngicyo. Akaba afite umugaragu mwiza. Azaza munyiratire. Akaba afite umuja mwiza. Azaza munyiratire. Zamusomye kuri inzoga. Kandi uzi ko inzoga ntabwo ipfa gusomwaho. Nabyo hari impamvu. Nabyo turabigarukaho. Nuko abantu barataramaga bati Rusake rero ibwira Bakame iti noneho igihe uzavunyisha ukabona umunsi urizina, mbese umunsi utuma ujya kwa sobukwe. Ko ntabwo umuntu apfa kujya ibukuru. Kwa sobukwe ni ibukuru. Uzambwire tujya. Bantu mufite kwa sobukwe mwubahiriza. Mugire ibigirwa. Ubwo ngize ntya mu gihe turi cyo. Ariko rero mukeze ni ugukeza. Abandi rero batera isarute. Ariko rero mukeze ni ugukeza. Kandi ntabwo ukeza amaramasa. Ubu ushobora kugira gutya bikaba birubahirije. Ariko ntacyo utanze. Dushobora no kuba bitakuri ku mutima. Wagiye gutura rero yenze kandi bimuvuye ku mutima. Abigize no mu rutoki rwe biraza. Ku buryo bavuga bati uru ni urutoki rwa Rutanga rw'Amaboko cyangwa se rwo. Yangesheje umugaragu ntabwo ari we. Niba ari n'umugaragu yarahinduye umugaragu. Ubwo abagaragu bamunaniye rero ntazashobora gukeza shebuja. Shobuja iyo nzoga akayanga. None ntabwo uzi ko ariko bajya gusaba abageni. Akongere ninde afite n'impamvu kandi inzoga ujyanye kwa sobukwe kaza kuba inzoga yanzonye. Ati n'ubundi nta nzoga yanzonye ntayemere. Bagakwima umugeni. Abagiye gusaba kwa ba mwana, abagombaga kuzaba ba mwana. Cyangwa ugiye kwa sobukwe bakamenya bati n'ubundi umwana wacu nawe amufashe nabi. Muduhe n'ubundi aha ntiyabuze ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kavunirwa umuheto. Bakame rero ikozeho bwabaga irakangaje. Bakame ivunyisha kwa shebuja. Ari kwa sebukwe. Kwa sebukwe. Erega ni shebuja. Sobukwe ni shobuja.
ese mugira ngo basobukwe ni abantu mu bandi? umuntu wagushyingiye ugira ngo Ni wabyose so wo mu bukwe watumye ubukwe bubaho. so bukwe Watumye ukwa inkwano ikakirwa ukagira ikikuramo, sibyo? Ukayikuramo umugeni, hanyuma avunyishije bakame kandi burya umugani ugana kariho, inyamaswa zigana abantu. Kandi ubwo abo twiganye bazi Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine burya yavugishaga inyamaswa zikavuga. Twari tubifite mu kinyarwanda, hari igihe inyamaswa zavugaga, nta kintu gishya. Abanyarwanda bari abahanga, ushobora kuganiraho kugira ngo uvuge umuntu ukavuga inyamaswa ukabica mu mugani, sibyo? Umugani ukagana, ba nyiri kubyumva bakabyumva. iyo tubivuze muri Jean de La Fontaine abantu bumva ari science, ngo ari ubumenyi. Twaza mu mugani ukaba kariho, ugana kariho, bikaba ibishitari n'ibishenzi, ibintu bitagezweho byo bitagomba gukurikizwa. Ni byose ko wataramye kuva kera, ahubwo uwo Jean de La Fontaine avoma hano cyane. Ubwo ndabwira gito cyanjye na gito cyunda kumviraho, abarundi niko bavuga, badukurikira mu kinyarwanda, mu kirundi, abavandimwe bacu b'abakama bari hirya muri Uganda, Tanzania, Kenya, bumva ikinyarwanda, ibyo barabyumva. Mumenye yuko ibintu mwirata ngo ni ubumenyi, ngo ni ibitangaza, ngo bigize bite, ngo ni ubuhanga, ngo mwaraminuje, ntacyo mwaminujemo, ahubwo mwazanye kaminura muhini karabanyagisha. Birya byose byavuye hano mu kinyarwanda n'ikirundi, hano mu gikama, ibumana, ikami, kama mu kirundi, kemet hariya mu Misiri, bijyana n'uruzi rwa Nile. Hanyuma noneho rero babitwara byose, barangije babigarura byitwa ijambo ry'Imana, ibindi byitwa siyanse, abantu barayoboka. Ariko ko duhonotse ni mugaruke, niho rero aha mu Matarama. Twikomereza rero kuri bakame yacu, turakomeza, si ubwo dukomezanyije n'abandi. Uri umutaramyi nabo turi kumwe, sibyo? ugira ngo turi twenyine, ndi umupfumu, turabaramukije. baragenda badafite ubapfumurira se, ariko ni byiza ibyo ugize. Ariko abatwumva baratwumva, abantu nibumvaho ibintu. Ariko n'umunyarwanda bivuga ngo abwirwa benshi akumva, bene barahari. Dukomezanye rero, nibashyireho udutima dutanu, ntabapfira gushira. turya dutima dutanu dufite icyo tuvuze. Ko u Rwanda rwavuye mu kwishakamo ibisubizo kw'abana barwo bashingiye ku muco. Ni akadogo, ni umunsi wa 5. Utagira ngo nshyirireho udutima, ntabwo ari aho turi. Mu isi y'udutima twahisemo 5, bivuga 5 k'akadogo. Rero icyo dushaka kubabwira, umugani ugana akariho, Bakame avunyishije kwa shebuja. Birashaka kuvuga ko nta muko ujya kwa shebuja uko yiboneye, nta sebukwe, nta nyirabukwe w'umuntu ujya ku mukwe we atavunyishije, ntibishoboka. Uye nta nubwo ugenda ibokoboko, kirazira. kiri ku muvumba wenda, nawe niyo yavumba, bashobora kuvumbana umutima muzima, bakavuga bati ubwo ari we ni mu mureke, sibyo? Ajya asanga turimo tubiba, nawe agafata isuka agasanze. Tanyibutse umusaza bitaga Sindi ku bwabo, yagiye kuvumba noneho, ariko ava mu rugo abwiye umugore ko agiye gushaka inkwi. Harageze ku nzira asanga bavunuye, aricara, haze kwibuka ati yawe data we, ati Mukamurigo none harankuramo yo kotsa. Ajya gutatana ibikingi by'amarembo byaho yavumbye. Urumva we yaje kuvumba aho kugira ngo agire icyo azana. Ntacyo bamutwaye ariko, kuko bari bazi ko ajya kubaka urwo yashenye, cyane, sibyo? N'ubundi umuturanyi yubakirwa n'undi, ejo bazahamura ibindi bikingi. Umuturanyi n'umuzimya umuriro, sibyo? Umuriro watse, yamenye uko buzimye, uko yataramye cyane. Hanyuma nawe mwimane cyane, nuko byagenze. Abantu bari cyamena kwimanana. Noneho rero Bakame avunyisha, ariko ubwo uwo muzira abantu barawumvise. Abantu bagenda ari abakwe batari kubwo ndararayo nta kibazo. Uraje yikize, utuye yikize, ikibindi cy'isabiro se washyizeyo kugira ngo uhore ucyuzuza, kandi burya kigomba guhora gikomera, sibyo? Cyane. Ni ukuvuga ko ikibindi cy'isabiro cyatumaga ukijyana hariya, ni ukugira ngo kitaburamo inzoga. Kwa sobukwe. None se wowe wabuze umugore,
niba musubirana nawe uzasubirana ikibindi cyawe noneho ugishyiremo ubusa cyangwa iyo nzoga uyinywe guhaze nicyo bivuze. n'abasebukwe n'abanyirabukwe b'abantu baba ari ababyeyi babo. umubyeyi ugiye mu bana bagomba kubaremera, igiseke bagomba kubashingisha intege, bagomba kubahesha imigisha. ntabwo ari imbokoboko rero, kuko n'utongera agira icyo atongerera. ibyo tuzabigiraho icyigisho cyihariye. Bakame rero iravunyisha. Kuvunyisha burya tujya tubabwira kuvunyisha mu bicumbi, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nzaza. uje se kugira ngo abo babyeyi bashyirike ko bakubereye ku gise bagakomeza kuguterekerera no kugira ngo ugire igitereko kizima uremye, ituru utuye niriye. Niyo mpamvu bavuga uruvunyishirizo. Bakame iravunyisha. Maze kuvunyisha kwa sebukwe, sebukwe aramwemerera ati ni karibu uzaze. ni ikaze rata. Karibu yaje gusimbura ikaze. Bantu mucuruza yagirana ikibazo namwe, nagere banyu muti karibu 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 karibu. Karibu ni karibu ni Igiswahili, nacyo ni igikama, ariko ikiza reka tubanze hano mu Kinyarwanda. Ikaze ngo hino rwose wisange, murakaza neza muri sanga. Ikaze niko tubivuga mu Kinyarwanda. Noneho rero Bakame igira ikibwira Rusake iti rero tugende. Twagiye. Uyiraye ku kababa. Rusake irari ikigatendeje. Iti turagiye. Ubusanzwe ntigisinze. Iti singe warota. Na mbere ni ikangura abantu mu nkoko za mbere, iza kabiri, iza gatatu. Bwatangiye kubikakiri kare icyo gihe. Burya rero mboneye kubabwira ko inkoko za mbere nubibara uzasanga bihura n'aya masaha tubara. Kugeza mu gihe abantu rwose beguka mu nkoko za gatatu batinze. Burya inkoko za mbere ni 9:00, iza kabiri ni mu 10:00, iza gatatu ni 11:00. 12:00 burya biba byatinze kubyuka. Inkoko za mbere, za kabiri, za gatatu. Rusake iti n'ubundi jewe kurinda bavuga ngo kuyirara ku kababa nige barengurizagaho. None ubwo njyaho ibugibwa mfite n'impamvu nijye uzi kuyirara ku kababa kurutaho. Kuyirara ku kababa bikaba bivuga mbese nk'uko Rusake iri bukubiti baba nawe urushinge rugwa mu minota n'iki. Yaryamye amajanja n'amasaha. Kuryamira amajanja nabyo ni ikindi hari tuzabyiga. Hari ibintu byose ariko urumva ko buri mvugo yose ya Kinyarwanda ifite ikivuga. Mbe bumva mwumvise. Ariko hari baba n'ijanja. Ubanza mutumva pe. Oya barumva. Uyu munsi kuva none mubonye iki gitaramo. Uraza kwibona muri comment. Dutangiye ahatangirwa ibitekerezo. Ntimuzavuge comment. Dutangiye igitaramo kidacika. Kandi muzi ko dutaramana n'ingongo. Ubu rero kuba dutaramanye nashimiye Imana ukaba ndeshuti yanjye. Akadasohoka. Ndadata bujora ngabenda gucesha. Ibyo si byo ndashaka kurengurizaho ariko ubwo bigize ababyumva babyumva. Bitwaye ikise. Bimaze. Cyo bimaze kiramaze. Ariko uyu muyana wo. Niko ifura zitarama. Bakame rero iravunyisha. Vunyishije Rusake iti nanjye kumenya urwo ruvunyishirizo iti ndiraye ku kababa. Barazinduka. No kuzindukuruka. Barashogosheye. Baragiye. Barambitse ndakumaya. Bagezeyo. Ubwo nabo baratwumvise. Iyo bantu babyumvise bayihikaze. Nta mukwe ujya kwa sebukwe imbokoboko hatagiye gutura muri cya kibindi cy'isabiro. Ugomba kongeramo kigahora kibogaboga. Nta mubyeyi ujya kirazira ku mwana imbokoboko rwose atagiye kumuremesha byaba kumurya. None se hari umubyeyi urya abana sogokuru rero bizigira by'imfizi muri Nyabaharanga ntuzabande rwego rw'inkindi nkikabahizi cyane urwo bateraho inzego bakuriraho. Turamukeje abana bazanjye sinzabarya. Abikura kuri sogokuruza tangarwa mu bya n'ibyadutse ubungu kwavu rukuze ngo bashyira mu nkono bakarya. Oya ubwo rukuze gonka abana nkuko nabo barwonse kugira ngo bazakure. Indinda nebyiri. Indinda mubyeyi na ndinda mwana. None abumva indinda babyumve neza cyane turabaramutsa cyane bene Imana. Bakame bahaye ikaze. Bakame iravunyisha. Ivunyishije kwa sebukwe barayemerera bayiha ikaze uruvunyishirizo. Aho ugenda imbokoboko
impamvu bavuga uruvunyishirizo. Noneho rero Bakame Rusake iti sijya wari utumbwira ati wari warantindiye ati turahageze n'ubundi nijya ukangura abantu nijya ukubita ibaba abantu bagakanguka bakeguka bakiyeguraho ibirago. Ubu ni amakuvurori n'ibiki byose abantu biyorose ibiringiti byavuyeho. Rusake iri mu nyamunyu iti turahageze sijya wari utatugeze reka n'ibyo kwa sebukwe w'Abakame ngo babazimane Kakaboga. imbehe ziri umushogoro Rusake ngo uzaye kureba isange n'umushogoro ukanuye iti bisinirwa ndeba igize itya hejuru gusa. N'ubundi nta kirimo ntacyo mbonye. amababi y'ibishyimbo mbese Bakame ndayisha umva ndayijomba uyu munwa wanjye usongoye urya amababi y'ibishyimbo najyaga rwose ngenda nshotora uko mbonye hariya kwa Munyezi ikuye munsi y'urugo Bakame ishuke rwose kwa Bakama nayo n'abandi. Hanyuma ngo bagere mu nzira Rusake yari yabishe utajya ukubita ibaba nta gukebuka nta kwikunda nta kugira gutya. kandi Rusake ubuze uko baciye ibikuba iri aho mbe bataramye murakikunda. buriya ukuntu Rusake yijya kubika ibanza iti igakora hepfo igakora haruguru iti gugurugu mwumvisha imandwa ibika. Noneho mugize amahirwe imandwa yitwa nkuru ibika pe ntabyo mutazankoresha umva ariko mwagiye mwumva ntaragomba kubika dufite ndi Rusake. Noneho rero Bakame ati Rusake ko yakonje kandi ubundi wajyaga wikunda rwose ukigaragaza mu gitaramo ndikunda nikiza ubu nibiba mpamagariye isanga Rusake ni uru rukundo se. None se Rusake wabaye iki? None se kariya niko Kaboga wandatiraga umumagarira amababi y'ibishyimbo ne kuvuga inyama aho navuye ntago ahari akadahingwa. Ibyo si byo mpora nshotora bankubita imijugujugu n'iki ejo bakanshyira no ku biziriko ariko nabihazi. None se ubu ikintu wamboneye igishya ni igiki cyo kujya kumpamagarira mu by'ukuri? Akaboga wambwiye kari gusa koko korajyaga ngira ngo ugire ubwenge ngaho ngundira bakamerera nizi nzara zawe zireshya zitya umubi nuwareba munsi kurya ibyo hasi warebye hejuru gusa kunywa inzoga nuko gira ese nuko Rusake byagenze. Ari umubyeyi uri mu Rwanda rw'iyo aba nanjye ntari kintu wambwiye ati burya atereka ngira uko ujya ubigenza nicyo rero kirimo hasi. burya n'umuntu mubona avunduye kuva umunsi rero Rusake iyi nzoga urayumvisha ariko noneho izamutse n'imizi yayo kubera inkuru ya Rusake. Noneho kubera iyo nkuru rero Bakame yayibwiye Bakame burya ni isoko y'ubwenge. Kuva ubwo Rusake n'izayo n'izibyaye irazicaza irazibwira iti mujya mumenya ubwenge nk'ubw'Abakame ntimukarye mutabanje kuraha. Burya niho inkoko zaturukije kuraha. Abadukurikiye muri bato murumva he inkoko burya zaturukije ibintu byose birigwa. Mbese no kuvuga ngo nibyari hejuru irabanza ikabitaba ariko ikareba ibiri hasi. Muri iki gitaramo rero na Rusake yahereye ducukura insina burya umuganugara kariho. Muri iki gitaramo biravuga ko hari n'ibintu muzamumenyereye hano hejuru ariko tukabanza tukabitaba kugira ngo tumenye ibiri hasi. Ibintu bizimbye mu mizi burya mu gitaramo n'umwanya wo gucukumbura. N'umugisha rero hano mu Bicumbi kuba turi kumwe n'Ingongo mu bataramyi Nshimiyimana ndetse na Silas murarizi nk'uko yabivuze ariko munyemerera aha tuzakomeza Nshimiyimana kandi koko yamuduhaye ariko nibyo kuko byamaze igihe mukabimenya mutyo ntacyo bitwaye. Ataramira u Rwanda bavuga gutaramira u Rwanda ntibavuga gutaramana cyangwa gutaramana oya ni ugutaramira u Rwanda kuko urutaramye cyangwa urutaramanye waba urwandagaje ariko utaramiye imfura baraganira. unanyuze kwa Gakwerere nsanga ngo bataramye Simone bamutaramanye
ko bamutaramye bamutaramiyeho bamuhinduye igitaramo eh niyo mvugo burya ngo maze zo kwica umurya ye barayicuranga bayica umurya barayicuranga bayica umurya urumva abanyarwanda ntabwo ari iby'i Rwanda none rero bene Imana ibyo ngibyo abatari babizi nabyo mubimenye hanyuma aha muri iki gitaramo mu Bicumbi gitaramo no kwiga kuri Muganga Rutanga rw'Amaboko TV erega burya mu gitaramo kabiswe turi no mu Bicumbi ni ukuvuga hamwe umuntu acumbikisha ibyatumaga adacuma urugendo agakinja akabero agatakame agasomaho gagajyoha agacuma urugendo akigira imbere iyo nyir'ubateye ngo nigi twikiriza sabo gicundwa n'abarambije abarambiwe bagiye bikubuye batashye pe sibyo aha rero mumenye niyo mpamvu abo dutaramana abo twigana igihe kirekire nk'umushakashatsi barabizi tugira ibyigishwa hano bitarambiranye ariko bitari na bigufi bitarambiranye kuba bizi kuko biba ari byiza ariko kubaza bajahagurika babandi bagenda bimuramura ntabwo biremye hano hataramirwa n'abantu barambije hacyo bitwaye n'ubu ndabwirwa benshi akumva beneyo ubu beneyo bayumvise urabibonye cyane utari umupfumu cyane ubwo igihe wapfumuye ndageje hehe turaza kubibona muri comment hajya comment bambwiye ko ahatagirwa ibitekerezo mu bitekerezo rwose